Babuloni iraguye. Iyo bavuze Babuloni mu gitabo cy'Ibyahishuwe, Babuloni twumva ni iyihe? Babuloni twumva iguye ni Amerika, nkuko abantu benshi batajya batinya kubivuga. Babuloni iraguye ni Amerika iguye. Amerika rero ni matsi ibihugu, ampire nk'izahozeho kera, ariko bize ubwenge bwo kubihisha. Ni gute rero tugiye kwiganiraho uyu munsi? Impamvu tugomba kubimenya ni iyihe? Ni uko abantu ntibabyitayeho. Kuki abantu batabyitayeho? Abantu barasinziriye. Bivuze iki rero? Wibuke mu gitabo cy'Ibyahishuwe, urebye igitabo cy'Ibyahishuwe, nibavuga ngo Babuloni Amerika iraguye, jya uhita wumva ko Ibyahishuwe byose bireba Amerika. Imana yabwiye Dannyeli, funga igitabo kugeza ku minsi ya nyuma y'imperuka. Wibuke Imana yabahaye imyaka 2000. Imana yabahaye gutegeka imyaka 2000 kubera ubwoko bw'Imana bwagumenye Imana, butera umugongo Imana. None Imana ibatera ishyari. Imana yateye ishyari ubwoko bwayo, ifata ubutware ibuha abanyamahanga. Abanyamahanga nibo Imana yahaye ubutware kugira ngo itere ishyari ubwoko bwayo bwa Israheli, ari ubwoko bw'abirabura bujya mu bucakara mu kuva, nkuko twabivuze n'utegeko wa kabiri, ukuntu ubwoko bw'Imana bwanze gukurikira amategeko y'Imana. N'Imana ibateza ibihugu by'abanyamahanga, ibambura bwa butware, ibuha abazungu, bigenda bizamuka biva kuri zampire bigera ku Baroma, none bikaba biri muri Amerika. None Amerika akaba ariyo ampire ya nyuma. Amerika niyo ampire ya nyuma, niyo abantu batabivuga, niyo ampire ya nyuma, niyo ampire ya nyuma. Ikaba rero igomba kugwa kugira ngo ubutware busubizwe ubwoko bw'Imana, nk'uko Imana yabivuze kuva kera na kare. Yabibwiye Abrahamu, Isaka na Yakobo ko nyuma y'imyaka 400, imyaka 400 iri gushira, yatangiye mu 1619. Iyo myaka yashize muri 2019, ya myaka 400 yarashize. Akaba ariyo mpamvu wabonye mu mwaka wa 2019 aribwo bahise batangira gutera bya bintu mu bantu, kugira ngo abantu bakomeze basinziriye, bwa bubyutse n'imbaraga z'Imana zigiye kuza mu bantu bizabe byaravanywe. Ariko ababyanze nyine niyo bazabera abandi urumuri. Kubera iki rero uyu munsi tuvuga ngo Babuloni iraguye? Nuko abigisha yaba abanyamahanga yaba abazungu barakigisha ibya kera, ntabwo bigisha ihirima rya Babuloni Amerika. Burya ngo nta wanga icyo kibi kinuka, umugani umunyarwanda yaciye, bigaragaza ko bagifite icyizere, bazi ko bakiri ku buyobozi, ariko Imana yamaze kubavanaho ubutware kuva kera na kare, kuko yabonye amabi bakoze hirya no hino mu isi yose. Bo baracyari ku izina gusa, ariko imyaka 400 yaruzuye, Babuloni kugwa. Abantu bavuga ko Amerika ngo itazigera yivanga mu minsi ya nyuma. Ibyo bintu nibyo byaratumye nkora iyi video, kubera abapasiteri hirya no hino, yaba abazungu yaba abaki bose, bashyizwemo iyo mitekerereze, kubera ko systeme yari iyabo, bashyirwamo iyo mitekerereze, bakavuga ngo Amerika nta ruhare izagira mu minsi ya nyuma. Yumvira ibyo bintu nawe, Amerika ngo nta ruhare izagira mu minsi ya nyuma. Kandi kuri ngewe iyo mvuze iminsi ya nyuma, iyo mu gitabo cy'Ibyahishuwe, mpita mbona Amerika. So Ibyahishuwe nubibona bakakubwira iminsi ya nyuma,
iminsi ya nyuma. Ibi byombi nujya ubyumva ujye uhita ubona Amerika niyo ugomba guhita ubona, kubera ko niyo ampiye iyoboye isi ubu ngubu, kandi nibo bazaba bakiyoboye isi kugeza Kristo igihe azagarukira. Bazakora intambara hirya no hino. Nibuke ko Kristo ubwe yaratubwiye ngo muzumve impuha z'intambara hirya no hino, imyuzure, imitingito, byose bizaza, ariko imperuka izaba itaraza. Abantu rero muri Amerika nibo bazaba bakiyoboye. Ntago wambwira ukuntu ngo Amerika itazagira uruhare mu ihirima ry'isi mu minsi ya nyuma ngo bikunde. Byanze bikunze Amerika niyo ifite ubutware, nta muntu wabesha, abamenshi barabizi. N'umuntu w'umuturage hirya no hino azi neza, yumva ko ari Amerika. Umva abantu hirya bavuga bati twumva Amerika ntituyizi, ariko twumva ko Amerika na Roma na ba Papa nibo bafite ubwo butware, nibo bazajyana isi mu irimbukiro. Ibyabo twarabibonye, kuko ntabwo bafite umugambi wo gukora ugushaka kw'Imana, bafite umugambi wo kujyana abantu kwa Satani. Umugambi wabo turawuzi, katuwandika hano umugambi bafite. Barashaka kujyana abantu benshi mu irimbukiro. Nkuko nakweretse neza ko urusengero gatolika bafatanyije na Amerika aribo bazafata wa mugambi wa Satani kugira ngo bawushyire mu bantu, noneho bazane wa antikristo babo, bavuge ngo dore dukoze gusubiza abantu mu gihugu cyabo cy'isezerano. Ariko yibuke ko Imana yari yavuze ko ari izivana abantu hirya no hino aho bagiye, akaba ariyo izabasubiza mu gihugu cy'isezerano, akaba ari abirabura. Ushobora kuba ari weho, ushobora kuba ari n'uriya, ariko twebwe twamaze kumenya ko turi muri abo bantu. Niyo mpamvu ubona twigisha ijambo ry'umwimerere. Imana yavuze iti mufate ijambo muryigishe by'umwimerere uko nashakaga ko murimenya. Ntabwo ari ibintu byoroshye rero, kuko wibuke bamaranye ubutware imyaka 2000. Kubavana ku butware ntabwo bizakorwa na muntu, ni ukuboko kw'Imana gukomeye kuzabikora. Muntu ntiyabishobora. Baragerageje benshi, babitekereje bose barananirwa, ariko tuzi neza ko Imana izaha ingufu abantu bayo nimara guhananura ya Babuloni Amerika ikayishyira hasi, nibwo abantu bayo bazazamuka. Wibaze, muri Amerika niho hari bwa bwoko bwa Yuda, bariya birabura bari muri Amerika nibwo bwoko bwa Yuda bavuga bwabuze. Ni gute rero wambwira ngo Amerika nta mwihure n'iminsi ya nyuma, kandi Amerika ariyo ifite ubwoko bwa Yuda? Ibyo bintu rero ntabwo wabimbwira ngo mbyemere, kuko ngewe nzi neza ko bariya birabura bari muri Amerika nibwo bwoko bwa Yuda. Nushaka kubisobanukirwa urebe ahantu navuze ubwoko bw'Imana muri video ziri hasi, urebe kubisobanura neza, mbikwereke. N'umuntu w'umwana w'uruhinja ushaka kubyumva yabyumva, kuko tuzi neza ko Amerika, abanyamahanga, abazungu, uwo bita Esawu niwe mpera y'isi, noneho Yakobo akongera akaragwa ubutware nk'uko Imana yabyanditse kera na kare. Ijambo ry'Imana ryahozeho, ririho, kandi rizahoraho. Niyo mpamvu icyo ryanditse ubusobanuro bwaryo bwa nyabwo iyo ubwumvise uratangara ukavuga ati Imana, ibi bintu ntegereje ko bisohora. Kandi biraje rero, biraje byihuta, kuko uyu mwaka wa 2024 nongeye nkwibutse neza 2024 niho ibintu byose bigiye gutangira kugaragarira abantu, bakabona ko Amerika na Roma ya Papa aribo bari nyuma y'imigambi yose ya Satani ikorerwa muri nosi, ko iminsi yabo ibaze, bagiye gukubitirwa ahareba inzega, noneho bakava mu nzira, ubwoko bw'Imana bukaza. Bazarimbukana na benshi, ibyo turabizi, kuko ntabwo bazemera kugwa imyaka bamaranye ubutware irenga 2000 kugira ngo bagende ibokoboko gusa. Ntibizakunda. Ariyo mpamvu ubona bafite ya migambi yose ya Satani yo kugira ngo bazarimbure benshi, bazabura ubugingo, noneho bazabavuga ngo bahangaye Imana. Ngaho nguko rero, jya mu gakiza, ushaka ijambo ry'Ijambo, ushaka ukuri. Niba ushaka ukuri, kanda hasi aho ngaho nkwereke, kuko niho ubugingo bwawe buri,
uze mu ijambo, uve mu bintu by'isi bakubwira, ibyo bintu bikurangaje. Nkuko nakubwiye, ufashe isaha imwe gusa ku munsi ugasoma Bibiliya isaha imwe ku munsi, wasoma Bibiliya yose amezi 3 gusa. Isaha imwe ku munsi wasoma Bibiliya mu mezi 3 yonyine. Iyi Bibiliya yose wavuye ku itangiriro ugeze ku byahishuwe mu mezi 3 gusa, uramutse ufashe isaha imwe buri munsi. Iminota 30 buri munsi wayisoma amezi 6. Iminota 15 buri munsi wayisoma mu mwaka umwe. Ariko fata iyo saha imwe buri munsi usome Bibiliya amezi ayo 3 gusa urabirangije. Ibyo bintu rero ni by'Imana ni dukangura abantu, tubigisha gusoma ijambo ubwabo, batagiye gushaka abapasiteri ngo ba bishop ngo ba apotre utazakubwira ngo fata Bibiliya uyisome mu mezi 3. Uwo nguwo uzacukubiri nawe. Ndabikubwiye, ndabikwemeje, nagira ubuntu, mbona agakiza ntari ngakwiriye. Niyo mpamvu iyo mbonye ubwiza bw'agakiza mvuga nti shiraho umuhate, ufata isaha imwe gusa ku munsi. Bibiliya urayisoma amezi 3 gusa, uyisome yose, kuko numara kuyisoma umaze kuyumva ubwawe urahita wibuka. Ibaze noneho nk'abantu miliyoni 1, 5, 10 bafashe Bibiliya bakazisoma mu mezi 3 icyarimwe. Isi yahita ihinduka nk'umunota umwe gusa. Ntaho bivuge ni ibintu bishoboka, kuko impamvu zidahinduka uwo mwanya nuko umuntu ayisoma ari 1, 2, 3, 4, noneho ntihabe kwa gusabana ngo tujye munsi y'ubwiza bw'Imana turi amamiliyoni n'amamiliyoni. Niyo mpamvu rero isi idahinduka, ariko Kristo nagaruka abantu bagatangira kwiga ijambo nanone nk'uko byari biri, nk'uko bivuze. Ibaze haramutse hariho nk'igitugu gihatira abantu gusoma Bibiliya, haba nk'umunyagitugu uvuga uti soma Bibiliya mu mezi 3, soma Bibiliya mu mezi 6, abantu bose bakajya mu ijambo ry'Imana bakumva Imana. Isi yahita ihinduka mu munota umwe gusa. Niyo wabikora mu gihugu kimwe, umugabane umwe, noneho bigakorwa mu isi yose. Uko niko gushaka kw'Imana k'abantu bajya mu ijambo ryayo. Ariko hagaruka ya Babuloni Amerika, urebe ibintu bikorerwayo byose bihabanye n'ugushaka kw'Imana, byose bivana umuntu no muri gake yari afite ko kumenya Imana, bimujyana he mu irimbukiro kwa Satani kugira ngo bimujyane ku Mana. Imana irakubwira iti nkurikira, numenye ugushaka kwanjye, ugakora ugushaka kwanjye, ukurikiza amategeko yanjye, ukihangana kugeza ku munota wa nyuma, uzakizwa. Nuko rero bimeze, shyiramo imbaraga ushakisha Imana, umenye ukuri, kuko uko kuri niko kuzakubatura. Satani azi neza ko uramutse usomye iri jambo, abantu basomye iri jambo, tukavuga tuti nk'igihugu gifashe gahunda mu mwaka umwe, amezi 3 cyangwa amezi 6, igihe runaka tugomba kuba twese dusomye Bibiliya, ba bantu bakajya kuri kode imwe, amezi 3 tukavuga tuti turatangira ukwezi kwa 3, mu kwezi kwa 6 tugomba kuba turangije iyi Bibiliya abantu bose mu gihugu cyose. Imana yataha muri icyo gihugu uwo munsi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.